bitatu. yego Icya mbere kwimenya no kwiyakira igihe cyari gitoya, urumva. Icya kabiri gusunikwa na preparation mentale, yego mu mutwe cyane. Icya gatatu urumva resilience, urumva never say die, urumva resilience, kutarekura ukutarekura cyane. Ndetse ku bwanjye icyo cya gatatu niyo ndangagaciro nziza yatumye ndara ntasinziriye kurenza ibindi byose nabonye mu kibuga. Iyo matete yo kuvuga ngo oya urakinsinze nibyo, waba unandusha n'abakinnyi, uheruka kuntsinda bitatu, byashoboka n'iki, ariko simfa mpaka simfa. That spirit wagutumaho wayigura, wagutuma kuyubaka mu ikipe yawe uri umutoza no kugira ibiki byose. Iriya niko gasongero ka nyuma gaheraheza mu mitoreze, that mentality. Iriya mentality ureba ya Alonso muri ntuza muri Leverkusen, iriya mentality ya Sir Alex Ferguson yavuyemo ngo fuck time, yego that mentality niko gasongero ka nyuma abatoza bose muri siporo yose bifuza mu makipe batoza. Ekipi itabivamo mpaka umusifuza yibikuyemo ku ifirimbi ya nyuma. Icyo hari igihe kigusunikaho ibindi byose byananiwe bitagusunika, cyane cyane mu guhangana ku rwego rw'ejuru, birimo guhangana ku rwego rw'ejuru. Amavubi yanze kuva muri kuruse ya kane. Jadarakoze yakoze resume ikintu gikomeye, detaye zose zivugiye hamwe, azivugiye icyarimwe nanjye mu materime yose, ahubwo warambura amaterime niyo turi buze kuza kurambura wenda nyuma. kwimana u Rwanda. Ariko mbere na mbere ubanza yanda nagakwiye kuba ari naho mera. Ejo twese twavugaga tuti rero ibyabaye mu mukino wa mbere twabaye nk'abakubiswe n'inkuba. Ntabwo turi beza cyane twakwigira abahatari, ariko nanone ntabwo twari twiteze kurya ibitego 3-0. Ibyo umuntu ushobora kubivuga, nabivuga gutya akavuga ati ariko murakabya na Grenoterror. David niwe wari muri iyo press conference, nawe yaravuze ati numvaga gutsinda twatsinda, ariko sinarinzi ko abo bantu nabatsinda ibitego 3-0. Icyo cyari ikintu cyabaye nk'igikoba cyadukubise, nk'inkuba yakubise. Ariko Benin nanone mbere na mbere mu mikino ibiri ntago yari ekipe tactical mairifti amayeri yayo, ariko si yari ekipe nanone nabonye ngo irashamburiya cyane. Benin ni ikipe ikomeye. Benin ni ikipe ikomeye rwose, ariko tactical mayo nkwereke impamvu ikomeye Jarike, sibyo? Benin ni ekipe ikina ibintu byoroshye kubona ariko yiteguye gusubiramo. Icyo nicyo kiranga amakipe y'igihugu akomeye. Amakipe y'igihugu muri tactical man byoroshye kubona, ni ekipe byoroshye kubona ibyikina byoroshye bidashamburiya rwose kwa gushamburiya kwacu, ariko yiteguye gusubiramo no kubyaza umusaruro. Iyo kipe bikomeye. Yewe navuga ko icyahindutse, ndaza kukubwira gatuko iwabo bari kuyivuga. Yego. Kuko ubwo iwacu natwe tuba tuvuga ibyacu, iwabo ntago bahuza nawe ijoro, iwabo no bayimereye nabi. Icyahindutse, yego, ngerageze gusesengura detaye ntoya gusa nihuse. Ntabwo ngewe nemera ko Amavubi yava muri gakondo yayo kumenya kudefanda. Twatsinzwe igitego certes, twatsinzwe igitego mu makosa yabaye, kuko burya igitego cyose na makosa bayabaye. Ariko ugiriye muri rusange Benin ntabwo yabonye okaziyo nyinshi imbere y'izamu ryacu. Amavubi adefendu Patrice ushize mu ifoto rusange twagarutse kuri gahunda yacu, twadefanze neza nk'abana bumwe. Icyo rero numva nizo mbaraga za mbere twashingiyeho. Icya kabiri nge numva cyashimishije ni bamwe mu bakinnyi nabonye bateye akanyabugabo, bateye niyo resilience wavugaga, bari mu kibuga wabonaga kabisa. Ndahera kuri kapiteni Gidro, nakunze role ye ya box to box. Burya niba hari ikintu kivunanye no gukina box to box, bisaba in the bosh d'energie incroyable. Panda terimuga nimbara ku buryo ku makuru aje kumenya niwe yisabiye na remplacement n'abayikawo
nawe urumva travail irimo avant dernière passe ni wayitanze ku gitego cya mbere aje no guprovoka nira peno aranayitsinda iriya courage imeze kuriya yatumye undi mukinyi nabonye navuga ko ari man of the match noneho Mangwende Jado kuri stade nouveau modèle ndimo ndareba iyi nouveau modèle turashimira cyane mushimo wa rais kuba iki gitekerezo cyarabaye impamo tukabona stade nziza nkingi nouveau modèle Mwenyezi Mungu ambariki mushimo wa rais amin iyi nouveau modèle metero 120 Jado hagiye ntabwo agiye mu barakisi sinabonye bagushize kuri winga abonye bitavuna ku myaka igihumbo ufite nabonye naviriyemo se wahise uvamo navuye muri rurimi ruri hanze iyi ndavete yo kuva hanga no kugira rero kumuraterare wenyine ajya muri icyo kintu araza kudefanda hariya araza no gutanga assist nabonaga Claude Leroy akora analyse avuga ati umusore yafashe umupira awudepoza ahantu azi neza ko mwatakari ile assist rwose iri bien kuri Mangwende iriya courage rimeze kuriya byari ibintu bikomeye match ya Mangwende ni ibintu biranangaza kubona umwana Samuel Gerrit abonye chance yo gukina muri ya post ashaka yego umwana kuresista zirano 90 minute hariya umusantinere hano hari umuntu ugoye udashobotse yitwa Doku sinzikina mara ku mugabane wa Afrika umusantinere ngo ikipe ni bari sumuha umusantinere sinzikina mara muri manzare discipline amariki muri Afrika ndabwo kuri abakinyi batatu ni muri Samo afite niba ni muto cyane umusantinere wabo akazatawe nako hariya muri Benin yaragafite hariya umwana ugoranye ni nawe akora amakosa menshi burya niba hari ikintu kigoye ku mukinyi no gukoreka ikosa David ukaryama hasi ukongera ugahaguruka ikosa ukaryama hasi urapfa abo bakinyi batatu mbona bare present ikintu cya resilience uwongereho na kamikaze witwa Clement we mu kamikaze none uhereye kuri Clement ukajya kuri Gerete ukongeraho na Clement Gerete ndetse na Mangwende buriya sitabo babiri abo batatu tuvuze u Rwanda natwe burya ntago uriya mutoza kina byinshi kandi ntiduhinduka ndavuga ubona ko ari equipe imwe wahindiramo umuntu umwe Jado buriya rero mu mitegurire y'umutoza wari we wese burya umuntu witwa Gerrit yari surprise kuri Gernat umutoza wa Benin ni surprise ni surprise twamuteye kuko mu byo yize we yize Kevin baramuzi bamuhereyo undi muntu wabaye surprise umuntu wa mbere nzi neza ko wajya kumuganira urumva ni Munier yabaye surprise n'umuntu witwa Clement ko Clement we yari yiteguye no kujya mu ngumi kuko Clement kamikaze umubona hagati ye na Ange hari amasantimetero bamurusha ariko nta wamurusha ikirere kandi bari abahungu bavugira mu kirere n'imipira ya corner yayitabaga urakoze cyane ni ikikwereka ko hari akantu ka surprise kipe ya Guinea ya Benin yagize ku mayerema nk'abiri atatu atayibaniye paraporo yuko bateguye presence ya Mangwende yongeyemo physique muri defense icyo nacyo tukizirikane ikintu gihari nuko hari aga surprise bano bantu batewe byanze bikunze kabaguyeho ku mayerema nk'abiri atatu kuri change yabaye kuri equipe nationale turi bunagarukaho aho ono mugabo kuri information dufite nuko yicaje abasista bati urubuga n'urwanya namwe mumbwire turabijyaho mu kibuga mu kanya nababwiye ko uyu munsi turitsa cyane ku ikipe y'igihugu umupira w'amaguru dufite umwanya wo kwigarukaho ni amanota ashimishije ariko wenda hagato sije tutagiye no kubikomeza cyane ntaga Amavubi ntasigaye akomeye ntabwo dufite abakinyi bakomeye gishobora gukina na Benin ireba mu maso Nigeria ikayitera Benin Senegal match irangira idahumeka Benin ngeye nikaganya na Cote d'Ivoire maze gutwara igikombe cya Afrika impamvu navuga yego ntabwo dutangiye kugira abakinyi n'ikipe ikomeye impamvu navuga yego nuko abakinyi bakina ku rwego mpuzamahanga ku rwego international iyo rero utangiye gukora ku rwego international muri club bya bindi ukora muri club week in week out ushobora kubitanga muri national
So mu kanya rero tugiye kwinjiramo noneho izo mpinduka n'ibindi byinshi tubijyemo ku buryo burambuye.